nukomeza kunesha umutwe amaraso yanjye uzayabazwe wa musore we. Nsabye imbabazi nimba hari amakosa koko nagukoreye, mbabarira ureke kunyandagaza wa musore we. Ntago ngenza kugucira urubanza rw'ibintu wakoze uza kuvuga ngo ndanuka n'ibiki byose nkaho ari nge wazaga kukwisabira ngo nsome. Yari yaransabye ko tubana bitemewe n'amategeko, narabyanze, nararindiye ko umurenge bikunda bizakunda. Bonye bidakunze namubwira ni reka tubibwire abanyarwanda ko tugiye kubana bitemewe n'amategeko, ibyo ntaribi. Ndetse yigeze kumbwira abakunzi ba Joyce wa Juno TV, nizere ko mumeze neza, ndabasoje mbahaye ikaze, mbifurije ibihe byiza. Uyu munsi naje kwicara hano, bino bintu ntago nigeze nifuza kuba nabivuga hano, ariko kubera yuko ari ngombwa reka mbivuge. Mumbabarire kuba ntarigeze nifuza kubivugira hano, ariko uyu munsi bibaye ngombwa kuko ibintu biri kurengera. Uriya musore wanyu ari kurengera. Umuhungu ejo bundi yaraje yicara kuri kamera ngo ari gusaba imbabazi Joyce hamwe n'abanyarwanda kubera ko ngo yakoze video, kandi koko murabizi yakoze video ari kunuka atuka umuryango wanjye, atuka ashiramo ndetse n'abaturanyi banjye, abashiramo ngo baramuhamagaye bamubwira ngo nagiye gusambana, ababeshyera. Abaturanyi baza kubimbaza, ndababwira ati ntanjye ntago mbizi. Bararakara, dufata umwanzuro wo kujya hehe kuri RIB, kuko ibintu uriya mugabo yari yavuze ntago na hantu na hamwe byari bihuriye. Ako se mwakabyara mwe kanze mbabaza ikibazo. Ni ngombwa nimba utandukanye n'umuntu umusebye. Igitumye nza kwicara hano, nabonye ikiganiro yafashe rekodi yanjye namuhaye. Ibyo nagiye mbibabwira murabizi, nagiye babwira yuko umurenge wanze, nkahita mubwira iriya rekodi yabumvishije, nkahita mubwira nimba umurenge wanze reka tubane narebe bitemewe n'amategeko. Ubwo nibimara kwemerwa, kuko iyo ufite impamvu yumvikana wemererwa gushyingirwa. Ibyo bintu narabimubwiye, namwe narabibabwiye murabizi, ariko sinzi impamvu akomeza kungendaho. Banyarwandakazi, mumfashe munyamire uriya mugabo amveho. Depression yaneye irahagije, namveho, nandeke amvane mu bintu bye, nimba ashaka amahoro namvane mu bintu bye. Ese imbabazi yasabye nizirazo kuza gushira umuntu hanze ngo ibyo yamubwiye? Kuba narabimubwiye ntacyo nicuza, namwe mwarabyumvishe, ariko mumbabarire. Icyo nshaka kakanya imbabazi yasabye kuzimuha nta kibazo, ariko icyo musaba nansubiza ibintu byanjye, amafaranga yanjye, hanyuma mubabarire amvire mu buzima, ye gukomeza kunyangiriza ubuzima. Kuba twarakundanye ambeshya ari nawe wa mbere dukundanye birahagije. Kuba twarakundanye akanyangiriza ubuzima ambeshya birahagije. Nta kindi kintu nshaka ko kirengaho, kandi n'inzego z'ubuyobozi ndizera ko mubibona. Ibintu byose muba muri kubikurikirana, byose muba mubibona. Icyo nsaba namveho, sinzongeye kubona ikintu cyanjye yaprodinze, sinzongere. Mana yanjye, mwabantu ibi bintu birakabije, nicyo gitumye nza kwicara hano ngo mbivugeho. Umuntu asabye imbabazi ntarazihabwa, azanye amarikodi. Kuba yazana nge ntacyo bintwaye, ariko biriya bintu ntabwo bigaragara neza. Ariko amahirwe nuko hari abo mba naragishije inama njya kubikora, kuko nkuko mwabyumvishe kubivuga nuko umurenge wari waranze, kandi ngewe nashaka kugira gute kumuhemukira. Kandi icyo gihe yari yaransabye ko tubana bitemewe n'amategeko, narabyanze, nararindiye ko umurenge bikunda bizakunda. Bonye bidakunze namubwira ni reka tubibwire abanyarwanda
ko tugiye kubana bitemewe n'amategeko, ibyo ntaribi. Ndetse yigeze kumbwira ngo anerinda, narabyemeye, byose narabyemeye. Mwumva urukundo nakundaga uriya musore, ariko akaba ari kuza kunyandagaza ku musozi. Ariko ibyo ntacyo bimbwiye kuko nzi ko nta kosa mfite. Ariko icyo nsaba abantu mu nkunda, mumubwira arekeraho. Ubwo si byo yakoze ntibihagije, cyangwa aragira ngo mpfe nk'abandi bose, cyangwa mpfe nk'uwa mbere we. Arashaka ko niyahura, niko Dr. M, urashaka ko niyahura, wabigambiriye mpaka. Depression wane ntago uri kubona idahagije, uri kongeraho ibindi uzumvugaho. Twubahane bibe ubwa mbere n'ubwa nyuma. Ese Beri uri ndi hano sheri? Ariko nawe urakabye. Takabya siki, wagombaga kubanza kubwira abanyarwanda bakakuvugira kuko uriya muhungu arimo ararengera. Oya bamera gutya nta kibazo. Urimo kumbona? Banyarwandakazi, shiraho rida. Haguruka ubanze ushireho rida. Uriya musore ikigaragara ibintu akora yari yarabipanze, kandi koko nibyo yarabipanze. Ese wandikeye amahoro yanjye, impamvu hano mamagaye Berize ni umukobwa, buri kimwe cyose yakinyuramo, nawe yanyuze mu bibi nk'ibyo ndi kunyuramo. Ariko ikirenze byo ni ukuri kunyandagaza. Ese ngana nawe nundusha imyaka 10, wambabariye ukandikira amahoro yanjye ko naturutse mu cyaro nje kwishakira ubuzima? Wambabariye koko? Ariko reka nze nkubwire, nukomeza kunesha umutwe, aka kanya ndabivuze, nukomeje kunesha umutwe nkapfa bikarangira niyahuye, kuko ibyo bintu narabigerageje. Oya nawe kuyahura nta birimo. Ihangane nyine, none se ihangane. Nukomeza kunesha umutwe, amaraso yanjye uzayabazwe wa musore we. Narakwihoreye, urakomeza uranyandagaza. Ibikoresho byanjye umpa amafaranga yanjye, nta kibazo nakubwiye uzamayo kuri MTN bagaragaje. Ariko ndeke umveho. Abantu bakundana bagirana amabanga menshi, hari ayo ngufitiye nakabaye nza kuvuga. Ariko wowe uri kunyandagariza iki? Abanyarwanda ntago ngiye mfite umwanya wo kuza kumusebya. We nakomeza nsebye, ariko icyo nsaba Imana izamumanira uko bikwiye. Imana izakumera umugisha uko bikwiye. Ariko aka kanya icyo nsaba inzego z'ubuyobozi RIB, ndeka mvaho, sinzongeye kubona wapostinze ibintu byanjye ku nkoranyambaga, kuri nuze zawe habaye iki. Icyo nicyo nsaba, ibintu byanjye nkubabarire, dutandukane mu mahoro. Nge ntago ndi kukwizirikaho ngo nkomezanye nawe. Kuri akuntu waje ukavuga ngo naragutereza, ngewe wigeze ubona nkutereta? Ntago ari wowe, mfite abatangabuhamya benshi batandukanye. Ngewe kugira ngo nemere gukundana nawe, mfite ababyeyi benshi nagiye ngisha inama, barambwira ati genda ugerageze urebe. Ntago ngiye nigeze nza kuza kugutereta. Ese nimba uriya mukobwa witaye, nimba yaraje kugutereta afite impamvu, ese ngewe urumva nari ngumiye ku buryo nza kugutereta? Twubahane, ndeka, nicyo ngusaba. Ndeka, imbabazi zanjye nzaziguha ari uko wampaye ibikoresho byanjye. Twubahane, turekane mu mahoro. Ntago ngana nawe, uri mukuru, ufite ubwenge, warize nk'uko wabivuze. Ndi umukozi wo mu rugo, ndi umuntu utarize, nta shuri na rimwe mfite nk'uko wabivuze. Ariko ndeka, nicyo kintu nakwisabira wa musore we Romeo Nsengimana. Ndeka twubahane, ubaha Imana basi, nk'uko njya numva uvuga ngo gukunda Imana, ngo ijambo ry'Imana, ukaza ukamanika akaboko. Nukuri kw'Imana mfasha,
ibi mbikoreye kuri channel yanjye Joyce wa Juno TV, mfashe wishaka kwangiza Juno, wishaka kwangiza izina Juno yamaye, mumbabarire nari nkotoye, wiryangiza, mbabarira utazatuma mpfa igihe kitageze. Ibi mvuze nari naranze kuza kubivuga, mvuga ni ugiye kundeka. Dr. Muhangano ndeke, nanjye mfite ibintu byawe naza kuvuga ku miryango yawe n'ibiki byose, dufitanye amabanga urabizi, ariko ibyanjye wabisize hanze, ariko kubera ko narezwe ndi umuntu uzi ikibi n'ikiza, narakwihoreye. Nge ntago mfite umwanya wo guteranya nawe amagambo, nge ndashaka gutangira ubuzima bushya. Banyarwandakazi, ndashaka gutangira ubuzima bushya butarimo ikindi kintu na kimwe. Waneye umutwe, waneye stress. Ese ubwo koko uri gukomeza gukinisha amarangamutima yanjye nyuma y'uko mbabaje? Ukindi cya kabiri, bino bintu byose byabaye ni wowe wabitangije, sinjye wabitangije. Ni wowe wabanje gusora ikiganiro uvuga ngo mbonye ndi gushikagurika. Hashikagurika umuntu baroze, umuntu w'umusazi, kandi ashikagurika aryamye, niko tubizi. Nabo nabajije bose niko babimbwe, nta muntu ushikagurika ari kureba umuntu muzima. Mbabarira n'ukuri, nsabye imbabazi nimba hari amakosa koko nagukoreye. Mbabarira ureke kunyandagaza wa musore we. Ntago ngenza kugucira urubanza rw'ibintu wakoze uza kuvuga ngo ndanuka n'ibiki byose nkaho ari nge wazaga kukwisabira ngo nsome. Si wowe wabinsabaga. Beri nanjye nabaga mpari rega. Aba kameramani nibabaga bahari, abantu muri kunseki inyuma ya kamera, namwe murekere. Ibyo mvuga birazwi, abantu barabizi, byanyuraga kuri channel. Abantu mwandike muri comment mumbwire, abantu mwagiye mubona ibiganiro byacu. Icyo ndashaka uyu musora ndeka mveho nangira ubuzima bushya. Muzi imyaka mfite imyaka 19, nawe muzi yafite. Ntago yagakwiye guhangana nanjye, ntago yagakwiye nekeza ko atagakwiye guhangana n'umukozi wo mu rugo, kandi afite amashuri ye. Afite amashuri, ngewe nize amashuri 2, mu wa 2 no mu wa 1. Primaire ntago nigeze ndenga primaire cyangwa ngo nige no mu wa 3. Mw'abantu umwe koko ko nsabye imbabazi z'ibyo naba narakoze. Nsabye imbabazi zo kuba naragukunze basi, naraguhaye umwanya wanjye, naguhaye umwanya wanjye, umbabarire. Ntago nzongera gukora iryo kosa. Nsabye imbabazi z'uko nagukunze, wankunze nanjye nkemera kugukunda, sibyo? Mbabarira ndakwinginze. Bereze niki warenzaho soza ko ibi ngiba ari byo bintu nifuzaga kuvuga. Ikintu namubwira mbere yo kwandagaza amenye yuko yaje mu buzima bwawe utamutumiye. Beri singira ngo nawe nakugishije inama nkakubwira uyu mukobwa twari turi kuva hano mu rugo iwabo, noneho ndamubwira ni hari umuhungu uri kuntereta, ariko mfite ubwoba yakundanye n'umukobwa witwa Vava arapfa. Beri ahita ambwira ngo ngumva ngo uriya musore ngashobora kuba agira umutima mwiza, ngo bitewe n'ibintu ngo ari kukubwira. Nyine icyo gihe twari kuvugana, urumva shari umuntu ushaka kubaka, mwemere. Ngewe naje mu buzima bwawe umbwira ko uri umuntu ushaka kubaka urugo, kandi koko nanjye nizo nzozi nari mfite. Rero ndakwinginze, genza gake udatuma nsara. Oya nta mpamvu, ariko ninapfa wa musore we, ndagira ngo mbitangaje imbere y'Abanyarwanda, amaraso yanjye uzayabazwe. Noneho yibeshe Joyce arwara n'inkora cyangwa igicurane. Oya, ibyo tubishyiraho umucyo. Byo kugenda gusebya kunyandagaza nabireke. Nimba atakubashye mw'abantu mwe, birashoboka ko iki kiganiro ari ndacyo cyaba ari icyanyuma naba nkoze, simbizi, kubera ko ibintu ari kunkorera ntago byumvikana. Njewe twubahane, twubahane. Nge naga ibintu by'amarangamutima ndi kubishakamo amafaranga. Waje kunsaba imbabazi kuko wabonye ko
nagiye kuriribu kandi byari ngombwa. Mama wanjye yarababaye, ahari mu cyaro yarababaye, sister wanjye nawe yarababaye. Se wakubashye umuntu wabyariye iwabo ntacyo bitwaye. Umwana n'umwana, hari ubwo uwo mwana aza kugusaba ibyo kurya, hari ubwo umugabo hari ubwo umutunzi. Ababyaye ni benshi, ndakwinginze ndeka undekere umuryango, inshuti n'abavandimwe, umpa amahoro yanjye please. Mbabarira ngiye no kujya ngo mbyemere, ndapfukamye mbabarira, ndakwinginze. Ntago mbivuga ku munwa gusa, mbabarira ndakwinginze, undeke ungendere kure, kandi ungendere kure. Ninkomeza kubona uri kunkoraho inkuru bro, nukuri biraba bibi. Ntabwo uri umuntu wo kuza gushyira inuza audio hanze ngo naguhaye, kandi ibyo nakubwiye ni ibintu byumvikana. Ibi bintu wishaka kubishakamo amafaranga, kuko nyine amafaranga mbikeneyemo. Iyo mba mbikeneyemo amafaranga, abanyamakuru baramamagaye, uwo mani buvuga ngo waguhamagaye ntangiye yaramamagaye, siri mu Jesus manager wanjye yaramamagaye, Soti yaramamagaye, abanyamakuru batandukanye baramamagaye. Abo bose uvuga narahamagawe, Kamarade yaramamagaye, ndetse nahamagawe n'abantu benshi kukurusha. Iyo mba mbishakamo amafaranga menshi nakabaye mbwira abanyamakuru bakanyishyura, nanjye nkagushyira hanze. Se koko wakihanganye, ngiye nakundanye nawe numva kuko mfite imyaka mike, ariko ntekereza ko Imana yamaye ubwenge. Ndanashimira Imana yamaye ubwenge, icyubahiro kijye kibi cy'Imana, kuko ibintu byose biba mba nabivuze. Ese ngene mbwira umubyeyi wanjye uri muri Amerika, mubwire ngo ngwino mu Rwanda usobanura ibintu ko nagiye mbikubwira byose? Ariko ni ukuri rero, ni ukuri mfashe ibintu bigenze gake please. Bitabaye ibyo rero, inzego z'ubuyobozi mumfashe ndabinginze. Ntago nshaka gupfa, ndacyari mutoya, navuye mu cyaro nje gushaka ubuzima, ndakora, ngira amahirwe Juno anyigirira umuntu ukomeye, ariko mwituma uriya musore abyangiza, naramwizeye akanyangiza. Ni ukuri ndabinginze banyarwandakazi, munsabire niba ari ikosa nakoze amveho, ni ukuri kw'Imana. Mama wanjye ese kuki uri wa muhungu ari kwishimira amarira y'ababyeyi, amarira yanjye, amarira y'ababyeyi? Ngiye narakwihoreye urakomeza. Ibi bintu wishaka mu mafaranga, nyishyura amafaranga yanjye, n'ibikoresho byanjye naguze, ubundi imbabazi uzihabwe, dutandukane mu mahoro nta kibazo. Hari ayo nagiye muguriza, ibihamya birahari, sibyo? Nese biriya bintu ari kuza kuvuga ni bimaze iki? Nese ibikoresho twajyaga kugura twajyaga Ziniya, twajyaga mu mujyi, twajyaga santere kugura ibikoresho. Please agusubiza ibintu byawe, ndabizi wararyaga ukimara, mana warigomwaga. Ubwo rero bitabaye ibyo, aguha ibikoresho byawe, noneho mutandukane ku mahoro. Uribuka ukuntu nigeze kuzi iwanyu gusaba ibiryo bro? Uriya naraburaye, nemera kuburara, ntago nshobora guhomba ikintu cyanjye. Ariko nawe mbabarira undeke, nimba dutandukane mu mahoro, ndakwinginze. Planka zawe wateguye warazibonye, ntako nakugize wa musore, urabizi. Udufaranga bampaye naguhagaho, ndetse n'igihe nigeze kubura yo kwishyura inzu, ntako ntakugize, waranane, byose ni wowe wabitangije. Nge ntago nigeze nza nkubwiye ngo ndakwanze, nta nuko ntagize. Umukobwa uha amafaranga umusore mwamukuye, kandi uko ngiye nagira ngo dufatanye ubuzima, kuko wambwiraga ko wiga, dufatanye ubuzima, twubaka ubuzima bugende neza. Soza mbere sinzi icyo warenzaho. Ikintu narenzaho nkuko utagiye hanze kumusebya, nawe nakureke akora ibiganiro ibintu yajyaga mbwira. Shajoye ndabizi pe, kuko twaje dukorana kenshi tugatahana tugenda tuganira. Rimwe ukambwa ngo nze dukore ntaze, mani ni byinshi pe, ni byinshi twavuga, ariko nyine icy'ingenzi nakureke, naguha amahoro yawe.
njya gukundana nawe nagishije abantu inama. Iyo umuntu utereta ntago agisha inama kuko aba yarahisemo yarafashe umwanzuro. Ariko abanyarwandakazi munsabire andeke mama wanjye yanyohereje i Kigali yumva ko bizamira kandi nyuma byaje kumira. Ndi umwana wihirinze naraburaye ndanabwirirwa nagenza amajoro nakoze amajoro nkora akazi ko mu rugo ni koroshye. Ko kazi ko mu rugo aza gusebya abiwabo ntago yaryaga ibiryo by'umukozi. Ni urabyitekera. Twubahane bro, twubahane wa musore we, uri mwiza ko kuri bogari, uzabona umugore kandi mwiza. Imana izaga umugore mwiza, mwifuriza iterambere mu buzima bwawe urabizi. Genda rero ndekera amahoro yanjye kandi bye. Banyarwandakazi ndabakunda cyane, mugira ibihe byiza.